Reka nongere ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi kundi gwifurize umugisha gwifuriza amahoro amahirwe atuba kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho cyane. Uyu munsi wa none tugarutse kugira ngo tukubwire ibintu byose uko bigenda bivugwa, ndetse ibi tuvuga kugira ngo nibura uze kumenya ibiriho ibivugwa kandi umenye nuko ubyirinda kugira ngo ejo utazagwa mu ruzi urwita ikiziba. Wanga kumvira se na nyina yumvira ijereri. Uwo mugani ni umugani w'ikinyarwanda, kandi ni umugani w'ikinyarwanda ugenda uburira abantu, ndetse kugira ngo abantu bagende bamenya uko ibintu bigomba kugenda. Hano ndashaka kubabwira kugira ngo uze kumva neza ibintu nyamara nibyo kwitondera. Abahanuzi, abiyita abahanuzi, uwitwa umuhanuzi ku mbuga nkoranyambaga, uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni umuntu witwa umuvuzi uvura indwara zidakira. Ubwo ni ba bantu bitwa ko bavura indwara cyangwa se bakoresha imiti ya gakondo, ndetse n'abantu bose babamamariza ibi ngibi. Mwagiye mubibona ngo muganga ngo runaka, bakamamaza mu biganiro ngo muganga, ndetse ugasanga abantu bari ku ma YouTube bagenda ngo muganga runaka, abana nabo bakaza kuvuga ngo bari guhanura. Aha kababayeho rero, mbabwire ngo ibyanyu RIB yabijemo bimeze bite rero, kugira ngo muze kubyumva neza cyane, ndetse muze no gukomeza kubyumva uko bigomba kugenda. Kugira ngo uze kumva neza ikiganiro cyose, niba ari ubwa mbere kuri iyi channel yacu, kora subscribe, kora like, kora comment, kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Tugwaye ikaze rero kuri Humura Program TV, uri kumwe na Pasteur Nshimiye. Hano ntabwo byoroshye ibintu, nkuko nagiye mbibabwira, ibintu byose bisaba kwitonda, abantu bakitonda. Iyo utitonze uza guhura n'uruva gusenya. Ibi nagiye mbibabwira buri munsi, nyamara nimubyumve. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rugiye guhagurukira abiyita abavuzi b'indwara zidakira, abahanuzi n'ababamamariza ku mbuga zitandukanye. Ibi wamaze kubimenya cyane, ndetse urimo kugenda ubyumva. Umuntu wese ugenda avuga ko avura indwara zidakira, umuntu wese ugenda avuga ko ahanura cyane, ibi ngibi mubanze mubyitondere, ndetse munabyitwararike cyane rwose. Kongera kwandika titire ngo ubuhanuzi, tansiyo we, baraza kukwereka uko intama zambarwa cyane. Mwitonde muze kumva neza. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri ku itariki 10 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026 mu kiganiro n'abanyamakuru. Yavuze ko abiyita abavuzi b'indwara zidakira n'ababamamariza ari abafatanyacyaha, kandi ikibatiza umurindi ari uko bahabwa umwanya bagategwa amatwi. Murangira yagize ati, ikibabaje nuko mutakoherezayo abanyu cyangwa namwe ubwanyu, ariko mugatinyuka mukabamamariza kubera ko babishyura. Reka mbaburire, tugiye gukurikirana abamamaza ibinyoma kuko nabyo ni ubufatanyacyaha. Aya ni amagambo yakomeje kugenda avuga, abwira abantu ngo mwitonde, mumenye neza ibi. Niba mwebwe ubwanyu mutakoherezayo abantu banyu ko barwaye, niba mwebwe ubwanyu mutajyayo, kubera iki mwamamaza ibinyoma? Kubera iki mwamamaza ko abantu bavura kandi namwe ubwanyu muzi ko babeshya, ahubwo kubera gusa ko babishyura, hanyuma mugatinyuka mukajya kubeshya, mugatuma rubanda ruseseka rujya muri ibyo binyoma. Ababwira ati rero mwitonde,
kuko ibintu amazi si yayandi, ibintu birimo kugenda ndetse bihinduka. Dr Murangira yavuze ko muri abo RIB igiye guhagurukira harimo n'abiyita abahanuzi bifashisha imbuga nkoranyambaga zirimo TikTok n'izindi, bakababesha ko bari kubahanurira ikirenze bakishyuza. Mwokagira Imana aha kuri TikTok, mwokagira Imana mwe kuri TikTok, ye baba we kuri TikTok, abantu bo kuri TikTok mufite ibibazo. TikTok reka mbabwire, hariyo ibintu bitoroshye ndetse hariyo ibintu bwabwesikoro bwose bwimukiye kuri TikTok. Hariyo abantu bitwa ko ari abahanuzi ariko babavangirwe, hariyo abantu bitwa ko ari abahanuzi babayobe, hari gukorerwaho ibintu kuri TikTok ndetse biteye ubwoba. Mwokagira Imana cokoze RIB nitabare abanyarwanda kuri TikTok. Hariyo ibintu bibi, hariyo ibintu by'ubwesikoro, hariyo ibintu by'abahanuzi b'abayobe, hariyo ibintu by'abahanuzi b'abavangirwe. Mwokagira Imana cokoze RIB nimanuke aha, nanjye ndayishyigikiye rwose kugira ngo ibintu byose ndetse bicike, abanyarwanda bibonere amahoro, kuko hariyo ibintu birenze indengakamere, hariyo abahanuzi bayobye, hariyo abahanuzi bavangiwe, hariyo abahanuzi birirwa babeshya abantu, hariyo abahanuzi birirwa bakora ibintu biterekeranye. Gusa RIB ishimwe ko, Imana ishimwe ko RIB yamaze kuhakandagira. Gusa uyu muyobozi cyangwa umuvugizi wa RIB yagize ati, niba musoma na Bibiliya nta muntu waguhanuriye ngo aranakwishyuza, nta kiguzi kiba mu buhanuzi, ariko ikirenze ibyo nuko abo mwita ngo ni abahanuzi babasaba kubishyuza ngo babahanurire. Cyane rwose babasaba kubahanurira. Ahangaha rero yavuze ko hamwe n'inzego zitandukanye za leta batazadohoka guhagurukira no gufatira ingamba abanyabyaha, kandi ibyo bizagezwaho binyuzwe mu bufatanye n'abaturage batangira amakuru ku gihe, ariko afite icyo ari bubamarire. Cyane rwose afite icyo ari bumare. Mwokagira Imana ibi rero nagiye mbibabwira buri munsi, makabaye ngo pasiteri ngo wowe ngo ugira ishyari, ngo wowe ngo ugira ngo inzika, ngo simbizi. Mureke mbabwire bavandimwe, imyaka maze njyewe ndi umuhanuzi, ndabizi neza ko n'Imana yabimpaye, ariko imyaka maze kuva 2005 ntangira guhanura kugeza uyu munsi, ibi nagiye mbibabwira, ntabwo ndabona umuntu ujya guhanura akaka umuntu amafaranga banza muhanurire. Ariko ibi ngibi nibyo byeze, nibyo bihari gusa, ariko byitwa ubusambo, byitwa ubugegera, byitwa ubuyobe. Ibi nimbivuga muraza kuvuga ngo ugiye ngo pasiteri ngo gira ishyari, ngo managire abantu ishyari. Nyamara nagiye mbibabwira, babwiye n'abapasiteri banyu bitwa ibihangange, bitwa ibikomerezwa, babanza bakabaka amafaranga, mwarangiza mukabaha namwe mugatega umutwe ngo baha amafaranga, ngo mukabaha amafaranga. Umuntu ujya guhanura akabanza avuga ngo banze ngo wishyure, ngo baza utanenge igitambo. Mwokagira Imana mwe, ibyo bitambo mwabikuye he kuko? Ibyo bitambo mwabikuye he? Ngo baza utanenge igitambo, ngo baza ngo ugire gutya, ngo baza ngo utange ishimwe, kugira ngo usengere. Ibi nabibabwira ngo ugiye ngo ngira ishyari, nta kibazo. Ubwo RIB yamaze kubizamo, nanjye ndi gusubizwa, ntacyo bitwaye rwose, kuko jewe ibi byari ugupfobya Imana yanjye. Ibi ni ugupfobya Imana, mubaze mubyumve. Ibi biri gupfobya Imana mu buryo bukomeye cyane bwo gupfobya Imana. Ibi maze mubyumve ko ari uburyo bwo gupfobya Imana ndetse butoroshye. Rero RIB yamaze kubizamo, ntabwo izihanganira izi nkozi z'ibibi. RIB yamaze kubizamo, ntabwo izihangana. Niba mwarananiye Imana, ntabwo muri buze kunanira RIB. Niba mwarananiye Imana, ntabwo muri buze kunanira leta. Niba Imana mwarayinaniye,
ntabwo muri buze kunanira ubuyobozi, ndetse muraza kwisanga. Ibi rero bigiye gutuma abantu mugiye kongera kubona amahoro, nk'uko abantu bari baradukanye amavuta, ndetse abantu bose bakumva ko ariyo fiyeri kugusha abantu hasi no kubakubita hasi. Mbese iyo wajyaga mu rusengero utaguye, reka nkubwire, wumvaga ko urwo rusengero rudakora. Mbese wajyaga mu rusengero ukumva udahebebye, wagendaga wumva ko utabwirijwe cyane. Ibi rero nibyo mbabwira, ngo abantu bakwiye kwitonda ndetse bakumva neza Imana, bakumva icyo Imana ivugana n'abantu bayo. Reka jyewe soze nkubwira ngo amahoro y'Imana aze kubana nawe, Uwiteka Imana gukoreho, kandi Imana gukora igitangaza, amasezerano y'Imana kugote, imbaraga z'Imana zikuzure, ubuntu bw'Imana bukuzenguruke, neza y'Imana ikubonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana aze ku buzima bwawe, kubera ko Imana kuze kuri wowe, neza y'Imana ikuzeho, ubutware bw'Imana gukomera no gucanirwa k'Uwiteka bikuzure kandi bikuzenguruke, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Shalom, shalom.